Yes, reka ngwikaze nizere ko umeze neza cyane. Uje kwifuriza kugira ibihe byiza. Ni show kabisa. Reka nkubwire ngo komeza ubane natwe mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi rero reka nongere nkwibutse ukore subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bitandukanye bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. So nitwa MC Robert. Reka nkubwire ko urubuga rwa YouTube ariho ukunda kunsanga mu biganiro bitandukanye, ibigaragara cyangwa ibitagaragara, ariko nkubwira ko wakoze cyane kuba warabyonzeho. Ariko niba utarakora subscribe, please yikore kugira ngo amakuru n'ibiganiro bitandukanye bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Alright man, uyu munsi ngiye kukubwira ku ibanga rikomeye ryahuje uwo bita Ziggy na VUMBI bakora indirimbo yitwa 365. Ni indirimbo y'amateka, ni indirimbo y'amateka kuri VUMBI, yanabisobanuye cyane. Ati iyi ndirimbo kuri yewe ifite ibisobanuro byinshi, nubwo njya kuyiririmba ntigeze nshaka kuyisobanura bya nyabyo. Ati rero ati kuba narayiririmbye ni ikintu navuga ngo cyankoze ku mutima. Yavuze ibihe yagiriye muri Kikasi, ati muri mu nzu ifasha abahanzi yitwa Kikasi. Ati nibo batumye ngira igitekerezo cyo kuba nakora indirimbo nkayita 365. Hanyuma rero wenda icyo ngicyo tuzanakigarukaho, ariko icyo ngicyo nacyo wakimenya ko iyi ndirimbo VUMBI atapfuye kubikora gusa, ahubwo kubera amasezerano nakoranye na Kikasi Music, ni inzu nirakozemo contract, ariko ntitwaza kumvikana. Urumva mu by'ukuri nubwo atasobanuye impamvu ya byose, bishoboka ko amasezerano yagonze VUMBI, hanyuma Kikasi ntimwemerere gukora indirimbo umwaka wose. Nta hantu yari yemewe gukora indirimbo niba atubahiriza amasezerano yabo. So urumva rero bari bameze nkaho aguye muri maga gutakora mwaka wose indirimbo atabyemerewe. Bisa naho rero VUMBI yagize agahinda gakomeye, kumara umwaka adasora indirimbo byamukoze ku mutima cyane. Aravuga ati umwaka, ati iminsi 365 ni myinshi pe, uzabaze uwakatiwe. Yes. Hanyuma rero ikitumye nongera kwenda kuvuga kuri iyi ndirimbo iri kuri album ya VUMBI n'ubundi ikaba ariyo izihetse. Ni indirimbo yagaragaye n'ubundi hariho umugabo bita Ziggy babanye muri The Brothers, bakavuga bati se ati uyu nguyu yaba ko babanye muri The Brothers baba bongeye gukora itsinda. So rero uyu muhanzi akaba umwanditsi w'indirimbo rero VUMBI, we akaba yatangaje ko yongeye guhurira mu ndirimbo na Ziggy banyuranye mu itsinda rya The Brothers nkuko nabikubwiye. Nyuma y'uko iri tsinda rero ryaje gushyirwaho akadomo kubera ko batabashije guhuza umwanya bombi, kubera buri muntu afite gahunda nyinshi. Buriya rero nkuko abantu benshi babana ari abantu bakuru, hari igihe umuntu afite gahunda nyinshi ugasanga ntabwo biri gukunda. Hanyuma rero nkuko yabitangarije Inyarwanda, nyuma y'uko ku gicamunsi kuri uyu wa gatatu tariki 3 Mutarama ashyizeho indirimbo yitwa album ye yitwa 365. VUMBI yavuze ko ubwo yakoraga iyi album yamaze igihe kinini yiyumvisha Ziggy muri zimwe mu ndirimbo, bigera ubwo Ziggy nawe amubwira ko yakunze indirimbo 365 ndetse amusaba ko banayisubiranamo. Yagize ati kuzumvisha indirimbo nyinshi mfite muri studio, nkunda kuzumvisha Ziggy kuko namwumvisha album yanjye yose mbere y'uko ijya hanze. Yakunze iyi ndirimbo, so twumvikana rero kuyikora remix. Uyu mugabo avuga ko kuba yongeye gukorana na Ziggy banyuranye mu itsinda rya The Brothers ari igisobanuro cy'uko batatandukanye kubera urwango. Akomeza agira ati kuba twongeye guhura bifite igisobanuro cy'uko tutatandukanye cyangwa tutatandukanyijwe n'ibibazo, ahubwo kwari ukudahuza umwanya igihe icyo ari cyo cyose twakorana. VUMBI avuga ko muri rusange yagize igitekerezo cyo gukora iyi ndirimbo bitewe n'ibihe higiranye n'inzu bita Kikasi Music. Ubwo ni label. So urumva rero
nabivuzeho cyane. Hanyuma rero ni umugabo navuga yuko w'umuhanga mu kwandika, umuhanga mu kuririmba, afite indirimbo nyinshi nkamumenyeho nka baragowe, indirimbo nyinshi, bashiki bacu baragowe, afite indirimbo wabigenza ute, ni indirimbo nyinshi, afite indirimbo yibare, ni indirimbo nyinshi cyane z'uyu mugabo nziza kandi wagenda ukumva. So abari bagize ngo rero The Brothers yagarutse, oya nuko ari abantu babanye, ahubwo bagize bati reka twikorere uyu muzika, reka twisubire iyo ndirimbo, njye nayikunze ku giti cyanjye. So ngayo nguko rero, komeza ugire ibihe byiza, komeza ubane natwe, wibuka gukora kandi subscribe, andi makuru agezweho mba ndi tayari kugira ngo nyaguhereze.